zagera mwijana Numa wuzuye amahoro Mwijururiya zagera mwijana Icyo gituma wuzuye amahoro Mubabaro n'ugiye gito Ijoro naryo hanyuma n'abandi bose Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Ararutse inshuti ya Yesu Umugore w'abasore terura isabukuru y'umubiri ambuke bayegere tekerezamo imanura hepfo Acyo utureye ku buhanga bw'ibyuma yaba asubiranye umwanya akagushyiramo indirimbo zimufasha Kenny, iza muhamagara ikanyigo amatwi yacu aramuye benshi gukiranuka asoje urugendo arataha Umugeni wa Kristo inshuti ya Yesu kunzi Imana soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana ubuzima n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma nararutse ubuzima bwe n'ubutumwa igihamya cy'uko yabanye n'Imana ndashaka kwandiko rwiza igihe twamaranye hafi icyubahiro wagize neza muri byose wakoze izina ryawe ryubaha kandi papa wakoze kuzana abavuye kure no hafi bose bakagira aha nta gikuba gicitse ibyo turabigushimira uhabwe icyubahiro n'igihe twavuye mu rugo kugera aha nabyo bijya bigira igihe umuntu bakavuga ngo baje gukemura kandi bagize agisida ariko nabwo wakoze bakugeza ahantu uhabwe icyubahiro none aka kanya ka nonaha rero turi hano papa kubw'umugaragu wawe tugiye gushyingura ndakwinginze ngo abantu abavandimwe inshuti abana be ubihanganishe kubw'urukundo rwawe n'imbabazi wihanganisha imbabazi wihanganisha abana be wihanganisha umuryango
wihanganishe abari icyo bapfana nawe databuja urihanganisha uko Imana yihanganisha urakoze rero ubw'urukundo rwawe n'imbabazi rero databuja mwiza umugaragu wawe ugiye kutubwira ibyo ufitiye ibyo dufitiye turamushyira amaboko no mu biganza umugire neza umwiteho umwitwararike n'ubwenge buhambaye abantu bose nyabora kungura Imana bumve bahumurizwe kandi bafate ingamba nshya kugira ngo data na twavuze ngo abakuru n'abato bapfa yewe kanongere basuhuze mwiriwe Yesu ashimwe Yesu ashimwe iyo muvuze ngo amina turakwiye so nyine ubwo yambwiraga kanya gato afite sinzi ukuntu nahagarara ariko mpagarara aho bambwiye Yesu ashimwe ubwo rero bamaze gusenga nta kindi wenda nakora ndangije kubashimira twakomeje kubaha ubuhamya ndetse n'ijambo ry'Imana bari kumwe natwe iminsi itambutse banyitaga kuba Augustine nkaba ndi umuntu ubarizwa muri Apostles Church mwumvise Apostles Church mwumvise Apostles Family Group mwumvise Apostles and Prophet Church ibyo byose mubivangiye hamwe ndimo nimvuga ngo ndimo ni ukuvuga ngo byose byabayeho mpari Yesu ashimwe cyane ariko nk'abanyoboye itorero bita Apostles and Prophet Church of Christ Jesus ari nabyo umubyeyi mama Dani na muryango w'ikiri n'ahangaha bakuriyemo haleluya tumaze rero kuvuga byinshi twebwe tujya dushimira Imana ko umuntu wenda atambutse cyangwa avuye mu isi afite amateka asize amwe abari ayasanzwe andi akaba afite impact y'ibyo gushima ariko cyane cyane twibanda ku bagihumeka bagifite umwuka bagitekereza kugira ngo tubafashe wenda niba batarafata umwanzuro wo gutegura aho bajya noneho tubahe ya nzira ifunganye Yesu ashimwe mu ijambo dutanga ahenshi niho tuba tugamije kugira ngo tugire wa musaruro Yesu yavuze ukenewe umunsi ku wundi iyo abona abantu bahindukira bakajya muri iriya nzira yavuze ngo niyo nzira gusa nta yindi bose buriya ko yohandi madini yose cyangwa abandi bitira ko bafite Imana itarimo Yesu ntabwo izakugeza aho tuvuga heza cyane so icyanditswe rero nashatse kugira ngo mbasangize mu kanya gatoya cyangwa ibyanditswe bikeya kiri mu Bakorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 45 kujya 50 kugira ngo ndi buvugeho n'undi murongo imbere turavuga kuri uyu mubiri twambaye twawuhawe n'Imana isashimwe cyane twawuhawe n'Imana irawuduha dutunga ariko irangije gucira urubanza ivuga ko uwo mubiri ushira kandi uri corrupt Yesu ashimwe cyane ibyo rero ngiye kuvugaho gatoya nindangiza nkwereka ubundi mubiri Yesu yavuze ko twambara ubwo ndaba ngenda nganisha mu gusoza mubwira n'ibindi bikeya bijyanye n'urupfu rudukurikirana cyangwa rutugendaho Yesu ashimwe cyane hanyuma nindangiza nicaye ize gusaba pastor anyakirira aho ngaho pastor Rwangana uri gukomeza Abakorinto rero 15 umurongo wa 45 nagerageza gusoma haravuga ngo uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari we Adamu yabaye ubuzima
ariko kandi uyu nguyu utazabona ntabwo bajya bawumenya ntibanawumva ntibanawutekerezaho, ariko bamaze kuwumenya bakawusingiriza amaso y'umwuka, baritanga bagatanga n'ibyaha kugira ngo bazawandikwe. Yesu ashimwe cyane. Iyo tugeze aha ngaha nibwo abantu tuba tubasaba kugira ngo mutekereze ku byanyu, mutekereze ku iherezo ryanyu. Yesu ashimwe cyane. Hari abantu babaho nk'abatazava mu isi. Iyo ushaka kubimenya usanga kurura isi yose nk'uzayirya yose, ariko akabisiga amaze kubirundanya abandi bakirira. Tugiye tubibona, ariko Imana ishimwe, iyo umuntu amaze kumenya Imana yaturemye kare mu ijuru n'isi, witondera amagambo yayo. Haleluya. Iri jambo rero ntabwo ndi buritindeho, ariko nibyo nashimye kubasangiza kugira ngo mujye mwumva ijambo ry'Imana. Hari abantu batagira za Bibiliya, abantu batagira ntibayisome, ariko bashoboye kubisoma Imana ikabidufashamo. Tunezezwa n'aya magambo tukayasigatira. Uyu mubiri twambaye uri corrupt, ntabwo uzajya mu ijuru. Nacyo tuvuga ngo Adamu wa mbere yavuye mu itaka azasubiramo, ubwo wenda nkoresheje indi version, ariko turavuga ngo umubiri ni itaka, wavuye mu itaka, ni ivu, wavuye mu ivu, ni umukungugu. Iyo tunabivuga abantu ntibabyumva, muramutse mubyumvise mwajya mugenda nk'abambaye iki? A corrupt body. Yesu ashimwe. Uruzungu rwarabibatije, ntabwo ruvuga kubara, ariko that's what it means. Kandi impamvu nyine bimeze bityo nuko ijuru ryera hazajyaho ibintu byiza byejejwe. Haleluya. Iyi mibiri dushyingura hano ntabwo ifite uruhare, nta murage rufite mu ijuru, ariko na Bibiliya itubwira. Sashimwe cyane. Tuzajya twiherekeza, tuzajya tuvuga amagambo meza, ariko cyane cyane mujye mwibanda ku mubiri wa wundi biribwa utajya ubora, cyangwa wa wundi uhoraho ufite itanete muri wo. Ayo magambo rero sinatindaho cyane, ibyo mvuga murabizi. Abanyarwanda baravuze ngo usiga umubiri we utazi umwanzi wagira ate, arawusiga akawusigiriza akawuca imanzi. Uzi icyo bita imanzi? Ni amatatu. Wenda imanzi muvuga ni za kera za Vive Kigeli, izo zari nziza, nta bibazo bya Vive. Yesu ashimwe cyane. Nazo zari imanzi, ariko ubu ngubu byarahindutse, byahinduye isura. Yesu ashimwe. Ubwo rero ndababwiza ukuri, yewe uri ahangaha, iki kibiri ni inyamburwa, ariko ntushobora no kubiyambura, ushobora kwibeshya. Kazana abantu bakakurinda ibyo kurya byawe, bakajya babipima amanywa na nijoro. Bana we, ubu uzaguhitana ntumenye aho rwaturutse, sibyo? Ikibiri kikagenda ukireba, udafite nda ntushobora kugutabara. Hari ibintu byinshi twabonye, ariko nta mwanya wo kubisubiramo. Icyo nenda gushimangira, nimureke duholdinge ibidashira, ibitari corrupt, dukizwe kugira ngo tuzajye mu ijuru. Navuze ngo uwitahiye nyine yarangije akazi ke, ibigwi bye babivuze, ariko wowe usigaye tuzaguherekeza tuvuga duti. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hamwe n'ibyo rero ndagira ngo nanone basomere ijambo dukunze gusomera hano, gukangurira kugira ngo ibibazo bawugaburira, bawubakira amazu, kububakira amazu. Nanjye mfite inzu nubatse hano nziza cyane, ndayishimira nubwo idasa na za zindi zihanze zigera mukagera ngo ugeze mu ijuru. Amagambo kuko ntihagaragara gufata guherekeza umubyeyi Imana yacu andi ni bivuga ngo ni igiti ntabwo bigashira. reka twirinde babikora gutyo,
igihe gito intambara igashira igihe gito ubuye bugashya noneho ntara ndi ku mutwe wanjye uri barura rw'ubwo Yesu nkunda ijuru niyo zagera mu ibyaha niba wuzuye amahoro mu ijuru niyo zagera mu ibyaha icyo gituma wuzuye amahoro umubabaro n'ugiye gito ijoro naryo ry'igihe gito ndirira kenshi muri zirimo ariko nuko ntarabona Yesu azaba w'igitondo gihoraho ntazongera reka tube tugagatima y'isenge hanyuma ngire icyanditse kimwe nsoma tubone kumanura sikeyi imana yacu hano mugisha mwakoze abanyamakuru ariko mushaka muhagarare kuko murwaye kabisa n'ibyo Yesu ashimwe cyane. Reka dusenge hanyuma dusome icyanditswe tuba twese dushimiye kubwo akanya tugezemo akanya ka mubyeyi aho twabanye nawe umwanya wari ufite umuryango wo gutya wari ufite inshuti ngana gutya tugatura tumenye kugira ngo natwe umwanya n'intabwirana guherekeza umubyeyi ibihe byose bikaba n'ibyo gutumiza umuryango gukomeza abana kandi mukomeze rwose muri kino gihe kiri imbere urakoze cyane umutekano mwiza na Yesu yagiye gusoma icyanditswe kimwe kiri mu gice cy'itatu ikintu cyose cyagenewe igihe cyacyo cyagamije munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo ari igihe cyo kuvuka igihe cyo gupfa igihe cyo gutera igihe cyo kurwara ukuri Okay. Basoma ubwiriza igice cumi na kabiri gatandatu ariko basoma igice aho ngaho bitatu gusa kizabya n'igihe kizaba kiremereye kandi twifuza kuzabura kuko umuntu aba ajya iwabo h'iteka abajya bakamugeza mu mayira akagozi k'ifeza kataracika n'urwabyo rw'ifeza rutarameneka n'ikibindi kitaramenekera turakompoza rero tukagira Mana data turagushima yuko umunsi umwe mbona impa wamuremye ukamuzana muri iyi si kandi umwana nk'uko wabwiye Adamu ngo gututubikana ku maso niko uzamuhesha umutima kugeza igihe azarinda ajya mu butaka umubiri ugasubira mu butaka n'ugasubira kuba butanze uyu munsi mwami ubugingo n'umubiri bwasubiye kuba butanze mwami n'umubiri w'uyu nawe impamvu usubije mu butaka
tuvuze mu izina rya Yesu muri izina rya Data twese mwana n'Umwuka wera amen. Reka nsabe n'abandi nabo mugenze gutyo abashumba musungure hanyuma n'abandi bose dukurikize n'abantu. Reka dusabe Bishop dusengere hanyuma bashyireho abonegura. Murakoze kugira ngo ubwo dushoje iki gikorwa cy'indabo reka duce bugufi dusenge hanyuma gahunda zikomeze. Mana nkushimiye ko tugeze kuri uyu munsi aho duherekeje Nyagasani wongera guhuriza umuryango ndetse n'umuryango mugari ari byo kororero n'inshuti z'uyu muryango ukomeze kandi ukomeze guhumuriza n'uwo wese wibuka abakozi bamutwaye tuzajya mushimira n'izina rya Kristo Yesu Kristo wacu. Abakoze kugira ngo kugeza ukuntu naringize niwe kandi arigendeye. Ntabwo